ubwami bwo mu isi ubu ngubu ntabwo buyobowe n'abantu bamwe, ubu hari kugaragara imbaraga nyinshi kuko ibintu byamaze kwicahura. Kumwe abantu bihariraga ubwami kubera imbaraga zabaga ari iz'umuntu umwe, ubu ntabwo bikiriho kuko ubu hari kugaragaramo Abashinwa, hari kugaragaramo Abarusiya, hari kugaragaramo Abanyamerika n'ibindi bihugu biri kugenda bigira imbaraga bishyashya ku buryo ubona ko ubwami buzacikamo nk'umunani. Ibintu byo kuvuga ngo ubwami buri monopole, umwami w'abami biki, ibyo bintu bikarangira. Turashaka kureba rero ubwami bwaje mbere y'ubwo bwose, bwaje mbere y'Abaromani, bwaje mbere y'Abagiriki, bwaje mbere y'Abamedi n'Abaperesi, bwaje mbere y'Abafarawo, ubwami bwa Egiputi. Tugiye kureba ubwo bwami rero, tugiye kureba ubwami bwitwaga Kemeti, turebe n'ubwami bwitwaga Arikeburani, turebe n'ubwami bw'Abakushitine. Ni ibintu tugiye kureba, turi kujya gusubira inyuma, kugira ngo tumenye ahantu twaturutse, tumenye ibintu biravahe, tumenye ibintu biraganahe, tumenye ese turerekezahe, tumenye bizadufashe no kumenya ahantu ibintu bizarangirira, kuko ubuhanuzi buvuga ko nta kintu gishyashya kiri ku isi, ibiho byahozeho, ibizaza nabyo byariho n'ubu biriho, nuko bimeze. Ubwami busimbura ubundi gutyo, hahererekanya ibintu byahozeho, haza ibyo kandi n'ibizaza nabyo bizashira bisubire, haza ibindi nabyo byahozeho kera. Kemeti rero ni izina ry'inkomoko ryo muri Afurika. Kemeti ni ubwami cyangwa se ubwami bw'abami, kuko icyo gihe bwo bwabaga bukora ahantu hose. Ni izina ry'Abanyamisiri ba kera, Ancient Egyptian, bahaga igihugu cyabo mu rurimi rwabo rwitwaga Medunete, bivuga zuba ry'ubutaka bw'umukara. Ahangaha ukurikije rero wabona, kuko iyo utekereje ubu bwami bw'Abakemeti bwubatswe n'abantu bavuye mu Rwanda, mu gihugu Kigali cy'u Rwanda. Bari bafite umusokuruza wabo mukuru ari wo nabayeho bwa mbere, ari we muntu Imana yaremye bitaga Adamari. Yari umugore. Iyo tuburebeye muri ziriya DNA z'abagore nyine, niko ubushakashatsi bugaragaza ko DNA bwapimye DNA n'ibintu bita ama-DNA, ama-resisi n'amakromozome, byagaragaje ko umuntu wabayeho bwa mbere yari umugore. Imana ijya kumanuka yaremye umugore, aba ari we ibyaza abana, aba ari we ivuga ati nimwaguke mukwire isi mugere ahantu hose. Nuko kuntu ubutumwa bwa Kongwenizme bubivuga, niko dukwiye kubyemera. kandi ukurikije urebye mu bwenge, urebye ukuntu ibintu biteye, ubona ko umugore, ahubwo sinzi impamvu umugore yashubijwe inyuma. Sinzi niba ari ubusambo bw'abagabo, niba ari ibiki, ntago nzi impamvu, niba ari bwa bujura bw'abazungu bwo kugira ngo baduhishe inkomoko, kugira ngo tubarusheho kudukoloniza tutazi ibintu turimo ibyo ari byo. Bizasobanuka, ibyo byose bizasobanuka. Uwo Adamari rero yari Edeni, bigaragara ko yari iri muri Nyungwe. Edeni yari iri muri Nyungwe. Iyo batubwiye cyo bari abantu b'Uburengerazuba ngo Edeni ngo yari mu Misiri, hariya muri Israeli, muri Palestina, hariya hari ubutayu, ntabwo Edeni ishoboka, nta byatsi bihamera. Ibihamera bafite ukuntu babikora mu buryo buri artificiel, mu buryo butari kamere, butari kamerano, buri karemano. Ntabwo bishoboka hari Edeni, ntabwo hashoboka hariya. Rero uwo nguwo Adamari byari bisobanuye, babyise Adamarisi Abagiriki, byari bisobanuye Imana y'ubutaka. Hano urumva n'ubundi baratujije bahita bakubitamo akantu, kuko Abanyamisiri nabo bari bafite ukuntu bizerera mu zuba. Harimo aba ancestor worship, basengaga ibintu bya kera bagendeye ku bakurambere babo. Abenshi basengaga izuba, niyo mpamvu bamwise, niyo mpamvu iyo Kemeti bavuze ko yari ifite ubusobanuro bwa zuba ry'ubutaka bw'umukara. Rero Adamarisi byavugaga ubutaka bw'umukara. Adamari bivugira umurima wera w'inyanja ya Nile n'ubutaka bwuzuye uburumbuke. Izina ryerekana ubuzima, ubumenyi n'ukubaho kw'Imana mu muntu, atari isengesho ryo hanze, ahubwo ari Imana iri mu muntu. Abazungu baje nyuma nibo bise iki gihugu Egiputi. Izina rikomoka ku Kigiriki Aegyptos, ariko abaturage ba kera bo bibonaga nk'Abanyakemeti, abana b'ubwenge n'urumuri.
Ubutegetsi bwa Kemeti yari ifite ubwami bushingiye ku buzima bwa roho n'ubwenge, si ku butegetsi bwo guhatira abantu cyangwa kubahatiriza. Umwami witwaga Farawo yabonwaga nk'umuhuza w'Imana n'abantu, ntiyafatwaga nk'Imana ahubwo ku ruhande rwayo mu bantu. Yari umuntu wo ku ruhande rw'Imana mu bantu. Ubwami bwabo bwari bushingiye ku mahirwe y'imibanire, ubuhanga, ubumenyi bw'ikirere, inyenyeri, imibare n'imibereho myiza. Umugore ntiyabaga munsi y'umugabo, yari mati, umuzingo w'uburinganire n'ukuri, nk'uko tubibona bimwe twavugaga by'ubusambo bw'abagabo byo kwikubira, n'ubusambo bw'ibintu ubona birimo ubukoroni na kolonizasiyo byo kuduhisha inkomoko y'ahantu twaturutse. Mate byavugaga uburinganire, umugabo yabaga aringaniye n'umugore. Ihame rya Kemeti rero ryo bita mate, reka tubirebeho nabyo. Ubwami bwa Kemeti bwagenderaga ku ihame ryitwa mate rivuga ukuri, ubutabera, guhana no kubabarira mu bwenge, kubaho mu bumwe n'imibereho yose, ikirere, isi, abantu n'imyuka. Mate si itegeko ryanditse mu gitabo, ni kamere y'ukuri mu muntu igaragaza ko umuntu ahuza umutima n'isi yose. Kemeti n'ubumenyi. Abanyamisiri ba Kemeti bari bafite ubumenyi buhanitse cyane, imibare na geometry. Barubakaga piramide mu buryo butarashobora gusobanurwa neza kugeza na n'ubu. Astronomy, bari bazi inyenyeri, igihe cy'itembera ry'izuba n'amasaha ku isi. Medecine n'ubuzima bw'umwuka, bazi imiyoboro y'ingufu mu mubiri. Ibyo nyuma byiswe chakras n'Abahindi, babyise chakras. Kandi narabibabwiye, ubutumwa bw'Imana ku bantu bwari bwanditswe n'Abakongwe, babwanditse mu gitabo cyitwaga Chakras. Ibi bintu bishoboke ko ari iby'Abahinde bahinduye bagiye kwimukira muri biriya bihugu bya Aziya y'Amajyepfo. Abaturage batuye muri biriya bihugu bya Aziya y'Amajyepfo, kuko bigaragara ko abantu ba mbere batuye muri biriya bice by'Ubuhinde, ibice by'Ubushinwa, biriya bice byose bya Myanmar. Yes. Ubuhanzi n'ubuhanga mu nyandiko, bakoreshaga hieroglyphic, inyandiko zifatika kandi zifite ibisobanuro by'ubwenge n'umwuka. Kemeti n'umwimerere wa Alkebrani. Alkebrani ni izina rya kera ry'isi yose abirabura, risobanura isi y'abana b'Imana cyangwa isi y'ubuzima bw'umweru, urumuri. Kemeti ni kimwe mu bice byayo byabaye ikirere cy'ubumenyi n'ukuri. Ubumenyi bwa Kemeti bwaje kuba isoko ry'ibitekerezo bya Greece na Roma, ndetse n'abakomotse ibyitwa filozofi n'isi y'Uburayi. Ibyo Kemeti yizera ku Mana. Imana ntiyari umuntu, ahubwo ni neteri, imbaraga z'ubuzima iri muri buri muntu, imbaraga y'ubuzima iri muri buri muntu. Niyo mpamvu bavugaga ko umuntu ari igicumbi cy'Imana, atari uwiyambaza Imana hanze. Sibyo? Urumva nabo bari bazi ko Imana ari kamere. Imana ari kamere nziza yari Imana, kamere mbi Satani. Abatambyi, Prester n'abahanuzi ba Kemeti bigishaga abantu gukangura imbaraga z'Imana ziri muri bo. Ibyo biza kuba ishingiro rya Gnosticism nyuma y'ibihe. Mu magambo y'Abakongo rero, Kemeti yari isoko y'urumuri. Abayituye barazengurukaga isi nk'abatwara umuriro w'ubwenge. Umwami ntiyategekeshaga igitugu, ahubwo yahumurizaga imitima. Singo, murakoze rero. Ndakeka murasobanukiwe, cyangwa se uko turushaho tujya mbere tuzaguma dusobanukirwe. Tubonye ibya Kemeti, tubonye ibya Alkebrani. Alkebrani byari isi y'Imana mu mubiri w'umukara cyangwa mu mubiri wirabura. Yes. Murakoze rero. Hano ni ku nama z'abagafashe, nta nama z'abagafashe. Kubera iki? Nibyo twababwiye. Abagafashe aho bari ntabwo bifuza ko abandi bahagera. Niyo mpamvu batubwira ibintu bitari byo, batwandikira ubutumwa bupfuye n'ubwari buzima bwanditswe kugira ngo bube isoko yo kutugeza mu rumuri, bakabucurika bukaba isoko yo kutubera umwijima. Tugahora mu bintu by'ububata, tugahora kandi turi imbata zabo, kandi ubwo butumwa bwanditswe kugira ngo tube imbata z'Imana. Yes. Ntugende udakoze subscribe wowe niba uri mushya.